twigarukire kuri byinshi bitandukanye ku isiganwa rya Tour du Rwanda 2025 aho tugiye kugaruka ku gace ku kandi ugira ibyo umenya ku nzira zizakoreshwa muri Tour du Rwanda ya 2025 dore ko isiganwa mpuzamahanga rizenguruka u Rwanda ku nshuro 17 rigiye kongera gukinirwa ku butaka bw'u Rwanda nk'ibisanzwe. Ni isiganwa rizatangira muri iki cyumweru ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa kabiri rigatangira mu mujyi wa Kigali by'umwihariko kuri Stade Amahoro, hakazakinwa agace kazwi nka Pororonje kazaba kareshya na kilometero aho buri mukinnyi azaba hatana ku giti cye hakarebwa igihe yakoreshe. Reka turebe uko inzira za Tour du Rwanda zisigaye ziteye, uraza kuma igitekerezo cyo nyandikira muri comment kandi like ukoresha, dore ko tuzanabagezaho Tour du Rwanda ukore na subscribe kandi ko n'amagambo yanditsemo subscribe mbere y'izina on time TV ahitaza kamiso kinzojyana ko ugakandeho aho uzajya wibere mu rugo mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye uzabasha kubona update kabisa, dore ko abanyamakuru bacu b'inzobere kandi bameze neza, kamera barazifite, natwe tuzaba tuhabaye tubereke ino Tour du Rwanda. Tour du Rwanda yo ni isiganwa rizatangira kuri iki cyumweru, hazaba ari ku itariki 23 z'ukwezi ka kabiri, rikazatangira mu mujyi wa Kigali by'umwihariko kuri Stade Amahoro, hazakinwa agace kazwi nka Prologue kazaba kareshya na kilometero nkuko nari maze kubivuga. Aha buri mukinnyi azaba hatana ku giti cye akazarebwa igihe yakoreshe. Turebe rero uko inzira izaba zimeze, uko inzira za Tour du Rwanda 2025 ziteye. Prologue na gace kazaba kareshya na kilometero enye. Mu mwaka 2022 umufaransa Geniez Alexandre wa Toto Energy yegukanye aka gace akoresheje iminota 4 n'amasegonda 41, mu gihe umunyarwanda waje hafi yaruhiriwe Byiza Lenus wari uri inyuma yeho gato aho yaramuri inyuma ho amasegonda 22. Agace ka mbere ka Tour du Rwanda kazaba ari agace kerekeza muri Gicumbi na Kayonza, na gace rero kazatangirira mu karere ka Gicumbi ahazwi nko ku Rukomo, kakazanyura hitwa Ngarama berekeza mu karere ka Nyagatare, bakazakomeza bagaruka mu karere ka Gatsibo, bakazasoreza mu karere ka Kayonza abakoze intera kilometero 158. Agace ka kabiri ka Tour du Rwanda umwaka 2025 na gace ka kabiri kazaba gahereye i Kigali kerekeza i Musanze, na gace rero kamenyerewe muri Tour du Rwanda by'umwihariko aho bazatangirira, inzira bazanyuramo naho bazasoreza hose akaba ari ahantu haziranye n'igare. Abasiganwa bazahagurukira mu mujyi wa Kigali banyure Nyabugogo bazamuke Shyorongi bakomeze mu karere ka Musanze aho bazanyuranyira Ngarama banaterera umusozi ukomeye wa Buranga. None ku itariki ya 5 z'ukwa 5 2022 uwitwa Valente Felon wa Toto Energy ubwo aka gace gaheruka gukinwa niwe wari wakegukanye. Noneho hari akandi gace ka gatatu ni Musanze Rubavu aho kazaba kagizwe na kilometero 121 na metero 300, bikazaba rero ari inshuro 14 isiganwa rizaba risorejwe mu mujyi wa Rubavu. Aka gace rero bikazaba ari ku nshuro ya kabiri aka gace gakinwe nyuma y'umwaka 2012 ubwo icyo gihe agace kareshyaga na n'igice cya kilometero kari katwawe n'umunya Eritrea Emmanuel Meroni. Akandi gace rero kazakinwa na gafite ibirometero 95 na metero 100 na gace ka Rubavu Karongi. Ahanga rero kuntu bizaba bimeze ni kunera rusange ya kilometero 95 na metero 100. Abasiganwa bazahagurukira mu mujyi wa Rubavu, abanyure mu Gishwati, banyure mu karere ka Rutsiro ahazwi nka Kongo Nile, bakomereze mu bice by'akarere ka Karongi, banyure Rubengera, bikazaba ari ku nshuro 8 uyu mujyi usorejwemo agace ka Tour du Rwanda. None ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 2019 ndi kugenda mbasubiza inyuma ngenda mbibutsa, nyamuneka mwibuke kuma comment zanyu mwiteguye muteri n'urushanwa rya Tour du Rwanda 2025. Ese mujya muriryoherwa gute? Hanyuma mugende mumbwira muri tayari cyanago muri tayari abantu bari muri bino bice bigiye bitandukanye uraryumva turabona rizaba rimeze gute. Noneho nari nangiye kukwibutsa rero ku itariki 27 z'ukwa 2019 umunya-Colombia ni uheruka kwegukana aka gace ubwo gaheruka gukinwa aho yari yakoresheje amasaha 2 minota 37 n'amasegonda 32. Noneho i Rusizi Huye
Huye aho bazaba basiganwa ku birometero 144, ni ibirometero nyine nabo bazaba basiganwaho na kandi gace ka Tour du Rwanda, aho bizaba ari ku nshuro ya 12 umujyi wa Huye wakira isozwa rya Tour du Rwanda, bikazaba n'inshuro ya kabiri iri siganwa rizaba ryambutse ishyamba rya Nyungwe rivuye mu karere ka Rusizi ryerekeza mu karere ka Huye kuva mu mwaka 2009 ubwo ryabaga mpuzamahanga. Akandi gace rero kanakomeye cyane nakubita Canal Olympia, aho bazaturuka i Nyanza berekeza i Kigali, aho rwose hazaba harimo n'ibirometero byinshi, n'ibirometero 131 na metero 500. Ni nyuma yuko ushyizwemo kaburimbo n'umuhanda Nyanza Bugesera Kigali, bizaba ari ku nshuro ya mbere ukoreshejwe muri Tour du Rwanda, abasiganwa bazawunyuramo berekeza mu mujyi wa Kigali bakazasoreza kuri Canal Olympia, aha naho hakazaba ari ku nshuro ya 5 hasorejwe agace ka Tour du Rwanda. Agace rero kandi kazaba gahari na agace ka nyuma kazaba ari Kigali Convention Center. Kigali Convention Center nyine aho bazasiganwa ibirometero bigera kuri 73 na metero 600, niko gace rero kazaba gasoza iminsi 8 ya Tour du Rwanda 2025, kakazaba kitezwe na benshi haba mu Rwanda no hanze, dore ko inzira uko ishushanyije izaba ari nayo nzira izakoreshwa muri shampiyona y'isi y'amagare izabera mu Rwanda muri Nzeri 2025. Muri aka gace ka nyuma rero abasiganwa bazenguruka mu bice bigize umujyi wa Kigali, aho mu hantu hazwi bazanyura harimo kuzamuka Wall of Kigali hazwi nko kwa Mutwe, ndetse n'umusozi wa Mont Kigali benshi bita Norvege nyine. Ngira ngo rero murumva uko bimeze kabisa, nuko inzira za Tour du Rwanda zishushanyije kuri ubu ngubu. Ese mubyiteguye gute, murabibona gute? Nakubwiye ko Tour du Rwanda rero izatangira ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri, rigatangira mu mujyi wa Kigali, by'umwihariko kuri Stade Amahoro ahazakinwa agace kazwi nka prologue, kazaba kareshya na kilometero 4, aho buri mukinnyi azaba hatana ku giti cye hakarebwa igihe yakoresheje. Nakubwiye ko inzira uko zizaba zikurikiranye rwose, inzira ya mbere na agace ka mbere ni Gicumbi Kayonza, aho abasiganwa rwose bazasiganwa mu ntera ireshya n'ibirometero 158. Agace ka kabiri ni Kigali Musanze, aho abazaba bari gusiganwa rwose nk'uko bigaragara, by'umwihariko aho bazatangirira nk'uko bigaragara bazanyuramo, aho bazanyura naho bazasoreza hose akaba ari ahantu haziranye n'igare cyane. Abasiganwa rero nabo bagomba kwigaragaza, dore ko nakubwiye ko ku itariki ya 5 z'ukwa 5 2022 witwa Valente Ferron wa Total Energy ari we wegukanye kano gace. Indi nzira bazanyuramo ni Musanze Rubavu, ni umuhanda cyangwa se ni isiganwa rizaba riri mu birometero 121 na metero 300. Ni Musanze Rubavu rero bizaba ari ku nshuro ya 14 isiganwa rizaba risorejwe mu mujyi wa Rubavu. Aka gace rero bikazaba ari ku nshuro ya kabiri, aka gace kakinwe nyuma y'umwaka wa 2012 ubwo icyo gihe kareshaga na kilometero 5 kari katwawe n'umunya Eritrea Emmanuel Merone. Indi nzira bazakoresha ni Rubavu Karongi ingana na kilometero 95 na metero 100, ni ku ntera rusange ya kilometero 95 na metero 100. Abasiganwa bazagurukira mu mujyi wa Rubavu banyure Gishwati, banyure mu karere ka Rutsiro hazwi nko nka Kongo Nili, bakomereze mu bice by'akarere ka Karongi bagere Rubengera, bikazaba ari ku nshuro ya 8 uyu mujyi usorerwemo aka gace ka Tour du Rwanda. Noneho muri 2019 mu kwezi kwa kabiri tariki ya 27 n'umunyakolombia niwe uheruka kwegukana aka gace, ubwo gaheruka gukinwa aho yari yakoresheje amasaha 2 iminota 37 n'amasegonda 32. Akandi gace ni Rusizi Huye, aho bazasiganwa ku ntera ingana n'ibirometero 144. Akandi gace ni Nyanza Kigali, aho bazaruhukira kuri Canal Olympia, aho bazasiganwa ibirometero 131 na metero 500. Ni nyuma yuko rero uno muhanda ushyizwemo kaburimbo, n'umuhanda Nyanza Bugesera Kigali, bizaba ari ku nshuro ya mbere ukoreshejwe muri Tour du Rwanda. Abasiganwa bazanyuramo berekeza mu mujyi wa Kigali bakazasoreza kuri Canal Olympia, aha naho bakazaba ari ku nshuro ya 5 hasorejwe agace ka Tour du Rwanda. Agace ka nyuma nakubwiye rero kazakoreshwa na agace ka Kigali Convention Center, aho kazaba kareshya n'ibirometero 73 na metero 600. Niko rero gace
kazaba gasoza iminsi 8 ya Tour du Rwanda 2025, kakazaba kitezweho na benshi haba mu Rwanda ndetse no hanze, dore ko ino nzira ishushanyije mu buryo bukomeye cyane, ishushanyije izaba ari nayo nzira izakoreshwa muri shampiyona y'isi y'amagare izabera mu Rwanda muri Nzeri 2025. Noneho rero ibirometero byose bazagira gute, distance cyangwa se umwanya urimo ungana n'ibirometero 804. Noneho elevation cyangwa se uko haterera cyangwa ahaterera ni ibirometero 13,190, ni metero nyine ubwo ngubwo. Ahantu haterera hazaba hangana na kilometero na metero 13 n'ijana 90 nyine, nuko amakuru angeraho abivuga. Byumvisha ute, urabibona ute? Me igitekerezo cyawe nyandikira muri comment, kandi like ukoresha, nibagirwe no gukora subscribe, ubundi uzabashe gukurikira Tour du Rwanda. Everybody, eyo, eyo.